Ndabasubije cyane ba inshuti bakunzi ba Samuel Soliste Channel, bifurije umwaka mushya muhire mwese. Abakoze subscribe n'abatarabikora mwese mbifurije umwaka mushya. Gusa niba utarakora subscribe ndakwinginze kugira ngo uyikore, usapoting iyi channel, twamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, kandi Imana izagenda ibaha umugisha. Murakoze cyane. Nahoze nsoma comment rero, bamwe banyandikiye bari kumbwira ngo singacuranga gusa ahubwo ngende naririmba. Uyu munsi rero ndashaka ko munyemerera mukumva ko nabyo nabishobora, mukumva ko kuririmba nabyo nabishobora, hanyuma comment zanyu nazo zizambwira niba mbishoboye nkomeze cyangwa se nkomeze ncuranga gusa. Murakoze cyane. Ndi kumwe na pianiste yitwa Theo, yicaye hariya. Cameraman sinzi niba yamutwereka. Cameraman nawe yitwa Aime. Imana ibamugisha bose kuba baje kumfasha. Rero ngiye kuririmba, nizere ko muri ready yo kumva uko ngiye kuririmba kandi mufashwe nabyo. Murakoze cyane. Imana yamuhinduye icyago gacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba,
asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugeza ku gupfa, atanga ubugingo bwa benshi, atanga ubugingo bwe kugeza ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu Imana yiyongeyeho natwe ntiyabaye ikitumaraho kiranirwa kwacu. Ashimwe Yesu